Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibageraho. Jamwe Muhirwa, uyu munsi ntangiye kubaganiriza muri make uko nabonye agakiza k'Imana kandi nuko nakanguriwe gukundira abantu iby'ijuru no gukundisha abantu Imana. Mbere ntabwo nari nzi iby'agakiza, ariko nabonye akaboko k'Imana ibyo kankoreye nanjye ndakamenya. Ndavuga nti Imana inkoreye ibitangaza ngomba kuyishaka nkayimenya. Nuko natangiye gushaka Imana, noneho uko ngenda nari nzi ibyo navuganye n'Imana nakomeje mfite ukwizera muri nge, kuko nari nzi ko Imana yambwiye, ngendeye ku byo yanyeretse nkabibona. Ndavuga nti iyi ni Imana nyamana ntabwo ishobora kumbeshya. Yarampamagaye rimwe, kabiri, bwa gatatu, nuko naretse iby'isi mfata umusaraba wanjye nkurikira umwami n'umukiza Kristo. Kuva ubwo na n'ubu ntabwo ndasubira inyuma na rimwe ngo mvuge ngo ndasubira mu by'isi, kuko iby'isi narabibonye, iby'ijuru nabyo narabibonye. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ibyo rivuga ni ukuri, urikomeraho ukaryumva ugasenga kugira ngo Imana ikomeze gushoboze, iguhe n'ubushobozi bwo kurenga ibigeragezo uhura nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Maze rero kubona Imana ko ibaho, nagize inyota yo kuvuga nti reka nanjye ntangire nkangurira abantu noneho bahakana iby'Imana ko Imana iriho, noneho nabo baze mu gakiza. Kuko aya maso yacu turebesha aradushuka mukibwira ko umuntu ari uyu mubiri. Umuntu ntabwo ari uyu mubiri, ahubwo umuntu ni we urimo imbere muri uyu mubiri. Bityo rero nuko ndatangiye gusangiza abantu iby'ijambo kuri Facebook. Bamwe bavuga bati bamwe bavuga baseka, ariko njye nari nzi ko Imana yambwiye igenderaho kwari ugukangurira abantu ngo bave mu by'isi baze mu gakiza, byibuze nabo nubwo batapostinga nkuko postinga, baze bamenye ijambo, bamenye Imana, bajye mu gakiza. Nibwo buryo rero njye Imana yankoreshejemo. Abantu benshi ntibabyumvaga bakirwa baseka, ariko ndibaza uyu munsi badaseka, kuko Imana iyo iguhamagaye ikagukoresha ikwereka n'ibiri imbere n'ibijya imbere. Ibimenyetso ni byinshi, ntabwo nirwa ninjira muri byinshi. Amaso arabona, yeruka bike ubundi akibonera. Ahasigaye umusanzu dutanga no kugira ngo tubakangurire, tubasangize ibyiza Imana yadukoreye, tuyivuge ibi kugira nabo mugire iyo nyota yo kuvuga muti ariko iriya Mana bari abantu birirwa barata, uwagina natwe tugasogongeraho tukareba. Nzi neza ko uramutse usogongeye ku bwiza bw'Imana ugasoma ijambo ukaryumva ubwawe wenyine, ntabwo wazongera gutekereza iby'isi mu buryo bwo kuvuga ngo urabyizirikaho, urabihigisha hasi no hejuru, nkuko twamye tubikora twumva ko muri no si kugira ubutunzi, ukagira ibintu byinshi, ukamenye ibyinshi, ibintu bigendanye n'isi. Bimenye, bigufashe, bikubera icyanzu kikuganisha mu nzira y'iby'Imana, byo bizagufasha ubuziraherezo, ubugingo bwawe bwose ubuziraherezo. Kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Utarigeze umenya Kristo ukamuhakana kuri no si, ntabwo kuvuga ngo uragira uvuze ngo ngewe mpakanye Kristo niko kumuhakana, ahubwo kutamukorera ngo umumenyeshe abandi, ubasangize, ubabwire ibyiza bituruka ku Mana na Kristo nk'umwami wacu n'umukiza, nabwo bemeze nko kumuhakana. Kanguka rero uve mu by'isi, ahubwo ugukira iby'ijuru, kuko ntabwo rirarenga. Uracyafite umwanya wo kuba washobora gukurikira umwami n'umukiza Kristo Yeshua HaMashiach, we uzaducungura akadukiza ibigeragezo n'ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa munsi. Ngaho rero mukomere kandi Imana ikomeze ibarinde. Ahasigaye ni ahanyu, weruka byinshi, ugahaga byinshi, ubundi ukihitiramo. Ndabashimye cyane, mugire amahoro, Imana ibarinde. Amen.